Wumvishe ko yashize Kigali Boss Kigali Boss Babes. None bamenyatanye kuvuga ngo twese dushaka ko twambaye. Okay, thank you. Boss shooting. Ndetse wogatana kabariwe Vestina na Bakoze. By the way, nibutsa yuko ari abana bo hirya cy'ubushize barakebukanye. So umuntu noneho ugiye kuduhembera umuhanzi wacu wa gospel w'umwaka yitwa Bayora, umuyobozi wa Aliah. Welcome on the stage. Kugira ngo nanone abadukurikiye musobanukirwe uburyo zinawatangwa, ni ukuvuga ngo amatora agira uruhare rwa 40%, hanyuma tukagira n'akanama nkemurampaka gafite 60%. Niyo mpamvu nabwiye ngo hari ibyo mubibone bigasa nkaho bitunguranye. So Emalito, umuhanzi wacu watsinze abandi bose yarahatanye nabo muri gospel ninde? Uyu muntu yarakoze mwabagabo. Ikimenyimenyi arakora. Arongera gute? Arakora. Uyu muntu bamwita Israel. Mbonyi atambuka. Congratulations. Akaba agiye guhembwa na Masquerade. Ariko nawe papa cyangwa nabwo bikoze. Nayibonye. Urabona umuteguro uranga. Ubundi babazobana no gucuranga no gufata igihembo na active. So munyemerere gato umugabo nyamuneka ntawe hakana ko atakoze. Uyu mu DJ muraza gutungurwa yuko atari we mukeka. So tubyemere uyu muntu yarakoze. Tubyemere uyu muntu akunda ibyo akora. Tubyemere uyu muntu yarayiharaniye. The best DJ of the year is DJ Briane. Kuri stage DJ Briane yarakoze kandi namwe mwarakoze kugutora. Reka mbabwire yuko alright, so munyemerere mutaza kurushuka nkavuga ibyo muvuze kandi atari byo byanditse ibyo dufite. The best male artist of the year 2022 is kuri screen zacu turebe abantu bari bahatanye kuri influencer of the year. Influencer of the year dufite uwo bita Aliah, tukagira SCOVIA Motesi, tukagira Mukansanga Salima, tukagira urabona ko yari n'abari cyane. Hanyuma kuko yabwiraga iyi kategori nayo ntabwo ari kategori yoroshye cyane yuko abana babiri ukongeraho wa gatatu
ati ukongeraho uyu wa kane ntabwo byari byoroshye ari we Mutesi Johnny nanabere ko uyu nguyu yatwaye iyi mwaka ushize ntibinabatunguye mubonye muri kategori umuntu ashobora kuba yatwara award ebyiri murabyumva ntibinabatunguye mubonye umuntu yatwara award ebyiri so hanyuma reka twakire umuyobozi wa SCOVIA Baramwandagaje niwe ubuze kuduhembera best influencer of the year. Munyene kabire influencer Aliah 2022 uyu nguyu yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye harimo n'ibikorwa bireba sosiyete tubamo ya buri munsi. Uyu nguyu yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye birimo no kuba yakubaka industry yatanga itafari muri industry ubona wundi ni tukagira Chris Design, tukagira Joyce Fashion Design, tukagira Motions, Netana Kezem. So umuntu uri buduhembere fashion designer wacu abona bari excited award aba bimeze nkaho cyane. So nyambo, congratulations to you. Hanyuma umuntu ugiye kumuduhera award ni MD wa Pakeri. Hanyuma twigirire gato rero foto twiza bari tubatera mutavangira. Nyambo, ikibazo cyane cyane message ufite hano wa. Cyambere ndashimira Imana kuri yatunyegera kuri ibi bintu. Cya kabiri ndashimira mama wanjye ko nawashyigikiye cyane muri urugendo. Cya gatatu ndashimira Bartoni na Kiramani na timu yanjye dukorana muri The Message baramfashije muri urugendo. Ndishimye cyane n'ubwa mbere nyine fashe award. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda, nshimira abantu bashyigikiye cyane bakantora, ni ukuri Imana ibahe umugisha, murakoze. hano hari ijambo rero mugereka mubwiza ukuri ntimukabone kumabwira akantu kamwe nimubona dufashe umwanzuro tukanga guhamwe African Group by the way igufitiye champagne isembuye n'idasembuye by'umwihariko products zabo zose zirimo James na Daniela hakaza umugabo bita Boston Shooting ndetse uwa gatanu akaba ari we Vestina na Dorcas. By the way ndibuka yuko ari abana bo hirya cy'ubushize barakegukanye. So umuntu noneho ugiye kuduhembera umuhanzi wacu wa gospel w'umwaka yitwa Viola, umuyobozi wa Aliah.
welcome on the stage. Kugira ngo nanone abadukurikiye musobanukirwe uburyo zitangwa, ni ukuvuga ngo amatora agira uruhare rwa 40%, hanyuma tukagira n'akanama nkemurampaka gafite 60%. Niyo mpamvu nabwiye ngo hari ibyo mubibone bisa nkaho bitunguranye. So Emalito umuhanzi wacu watsinze abandi bose yarahatanye nabo muri gospel ninde? Uyu muntu yarakoze mwabagabo. Ikimenyimenyi arakora. Arongera gute? Arakora. Uyu muntu bamwita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi atambuka. Congratulations. Wacu wa gospel. Arakoze cyane Israel Mbonyi. Arakoze cyane icyambu. Rusime Patrick. So umuntu uri buduhembere umukino. Papa Saba atambuka kuri stage akaba agiye guhembwa na basket. Ariko nawe papa cyangwa n'abandi bose. Nayibonye. Urabona umuteguro uranga. Ubundi babazovana no gucuranga no gufata igihembo active. So munyemerere gato umugabo nyamuneka ntawahakana ko atakoze. Ntawahakana ko atakoze. Keretse burya ruswa. So nakagira icyo tubwira. Murakoze. Wa mugane na simupu dog ndabanza nishimire nyine narakoze. Hanyuma nshimire n'abamfasha abo muri Papa Sava na Seburikoko. Kibonga yihangana ubushize yaragitwaye, bamenya nawe yatwaye ikindi, turashe yarenga twese ko turaba umubosi umwe, reka nanjye nyikubite mu kabati mbere. Sawa sawa. Abashimeshi cyane kuri Papa Sava. Reka turebe gato kuri liste ya nominees. Uwo bita uyu mu DJ muraza gutungurwa yuko atari we mukeka. So tubyemere uyu muntu yarakoze, tubyemere uyu muntu akunda ibyo akora, tubyemere uyu muntu yarayiharaniye. The best DJ of the year is DJ Briane. Shimeshi cyane kuri DJ Briane atambuka kuri stage. Congratulations DJ Briane. Kuri stage DJ Briane yarakoze kandi namwe mwarakoze kumutora. Reka mbabwire yuko mu bantu baciye agahigo muri The Choice Awards 2022 bamaze kuba babiri. Ni ukuvuga ngo DJ Briane iki gihembo akemukanye ku nshuro ya 100. Hanyuma undi waciye agahigo ni Blues Melody. So DJ Briane afite message ashaka kubwira abamushyigikiye by'umwihariko bakunda ibyo akora. Murakoze. Ndashimira Imana kwanza, ndashimira n'abantu bantoye, abatararaye nabo nyine n'ibyo nakunda, ariko abantoye ndabashimira
nk'uko nyine bivuze abantu baciye agahigo muri The Choice Award wenda kugira ngo bakurikije abantu bamaze kwitwara inshuro nyinshi harimo na Melody ndanamushimira na timu yiwe kuko nanjye baranshyigikira cyane na Coach Gael ndabashimira cyane nanjye ndishimira natayemo agacumi kanjye ngo ndebe ko nazakeka baba yansubiza ariko murakoze mujye muhora mubitegura kandi mujye muhora mudutora nituba twakoze kandi ubu ngubu nyine biratangiye pe ubu nibwo bitangiye ndashimira na Irene kuko Irene abantu batabizi niwe muntu wanzanye muri kino kibuga Irene muri ndabi niwe wanzanye ndamushimira rero ndamushimira cyane kuko ibi byose ngeraho iyo atanzana akanyereka inzira ntabwo nari kuba uno munsi mpagaze aha ngaha Imana iguhe umugisha ati mujye muhora mubitegura nanjye nzajya mpora mbitwara hanyuma bafata agafoto natwe dufata agapozi gato dusigaje kategori ebyiri zonyine ubwo DJ Waxi namba 1 araba ababwira uko bimeze hanyuma natwe tugaruke mu kanya kuri screen zacu turebe abantu bari bahatanye kuri influencer of the year dufite ubita Aliah tukagira SCOVIA Motesi tukagira Mukansanga Salima tukagira urabona ko yareba n'abari cyane hanyuma kuko yabwiraga iyi kategori nayo ntabwo ari kategori yoroshye cyane yuko abangaba babiri ukongeraho wa gatatu ati ukongeraho uyu wa kane ntabwo byari byoroshye ariwe Mutesi Johnny nanabwira ko uyu nguyu yatwaye iyi mwaka ushize ntibinabatungure mubonye muri kategori umuntu ashobora kuba yatwara awadi ebyiri murabyumva ntibinabatungure mubonye umuntu yatwara awadi ebyiri so hanyuma reka twakire umuyobozi wa Bakoze Rwanda niwe uri buze kuduhembera best influencer of the year munyine babwire influencer Aliah 2022 uyu nguyu yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye harimo n'ibikorwa bireba sosiyete tubamo ya buri munsi uyu nguyu yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye birimo no kuba yakubaka industry yatanga itafari rye muri industry uwo nta wundi ni amashimeshi cyane kuri Aliah na none atambuka you are teaching hanyuma Aliah agiye guhembwa n'umuyobozi wa Bakoze Rwanda wumvishe ko yashinze Kigali Boss Babes none bamenya atangiye kuvuga ngo twese dushaka kurya twambaye okay thank you so much murakoze cyane ndabona nashidikanya yuko Aliah afite icyo ashaka kubabwira cyane kuba mushyigikiye no kuba ashyigikira ibikorwa bye muri rusange ya byose ndashimira Imana yamfashije gukora ibyo nakoze umwaka ushize n'ibyo nagezeho byose ikaba ariyo yabimpaye igikurikira
igikurikira ndashimira umuryango wanjye utahwema kumba hafi. Igikurikira ndashimira abantu twari turi kumwe muri iyi kategori itari yoroshye. Nkanashimira isibo yateguye The Choice Award. Igikurikira ndashimira abafana bantoye bangiriye n'icyizere, kandi nkabizeza ko ibyo bambonyemo batazabura kubimvagamo igihe cyose. Iyi award rero nkabashimira 1% International ariyo yatumye ngera ku bintu byose hafi ya byose nagezeho. Iyi award, I dedicate this award to my one and only Papa Benny. Thank you so much. Bakoze cyane Aliah. Tuyituritu ninde dufite Jumani Vigenza, tukagira Itahi wacu Bruce Melody, tukagira Chris Easy, tukagira Christopher ndetse na Kenny Sol. Ni cyane all right, so munyemerere mutaza kurushuka nkavuga ibyo muvuze kandi atari byo byanditse ibyo dufite. The best male artist of the year 2022 is hanyuma rero reka umuyobozi muri minisiteri y'urubyiruko amushyikirize. Hanyuma reka dusabe management ya Bruce Melody nabo batambuke uko barabizi foto na Bruce Melody. Coach Kaya, you're most welcome. Karundi Mbonyi ubu muri aka kanya tuvugana aba bagabo barimo gukora muri iyi minsi nabonaga buri indege bagenda, bigaragara yuko nta guhagarara. Reka duhe ijambo wishe umuziki. Coach Kaya, ndetse gatoya dufashe bose sinagaruka. Abagabo reka twumve icyo batubwira kuko reality nuko iki gihembo koko iyi award irayikwiye. Ubushize bakina cyane banzara nisikondi mugaruke ni voix métallique. Hanyuma ndashimira Isibo TV yabonye ko twakoze na team dusanzwe dukorana n'abantu basari nabonye hano n'abasaza ngira ngo murabona ko harimo babiri bo n'abantu bangesana murabizi. Juno Kigenza Keniso Christizi n'umuntu wanjye buriya ninjya mubwiye ngo ariko ibintu byo kujya arapfa. Hanyuma Christopher ni umuji twahereye kera cyane tubyirukankanamo. Aba bantu ni abahanga ndanabemera sana kandi bari gukora akazi gakomeye kugira ngo umuziki wacu uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Umukozi w'Imana niwe wavuze ngo muri gospel ntago bahatana ako twe mu buzima busanzwe turahatana. So ndashimira cyane abantu bose babaye nomine
nominated kandi barakoze cyane uko mubona hano buri wese umbajije ingoma y'intunge naye gutama y'umwaka ushize ndetse n'iyo mwaka biragaragara rero ko bakiri gukora ubwo nta kanya kanye ko gutwara igihe buri munsi ariko wenda ikindi gihe nibo. Thank you so much. nanjye nkabashima cyane musubire usibye kuba dukorana ariko hanyuma nkabashima abanyarwanda bose muri rusange barakoze cyane. Ako muzigera kwirengagije